bite inshuti zanjye nizere ko mumeze neza. Nitwa Christine Nyirahimana, iyi ni The Happy Blessed Family Rwanda. Video uyu munsi ndashaka ko tuganira ku ijambo rivuga ngo witinya ndi kumwe nawe. Iryo ni ijambo ry'Imana ritubwira ko tutagomba gutinya. Ibyo twaba turimo turacamo ni iby'igihe gito, ntago ari ibya permena cyangwa se iby'igihe cyose. Ni ikigeragezo uri muracamo, igihe kizagera gishire. So niba Imana iri kumwe nawe kuki watinya? Imana iragutabara uko bigenda kote, imyaka byafata yose Imana izashyira gutabara. Wirira cyangwa se wisakuza mu kigeragezo kuko Imana izashyira gutabare. Nabo barimo bagutwenga cyangwa bakuvuga bazakorwa n'isoni. We hagarara ku Mana yawe, wumve icyo Imana ikubwira, guma mu masengesho, guma ku mavi. Niyo waba urasenze nka Hana yarasenze kugeza ubwo Imana imushubije. Mbega kuki twe tutasenga nkawe ngo Imana idusubize? Ikibazo kiradukubita, ikintu cya mbere dukora dufata telefone tugahamagara inshuti tukababwira byacitse, byanyuze aha, byagiye aha, ariko tukibagirwa kujya ku mavi ngo tubwire Imana ikibazo dufite. Kandi yaratubwiye ngo nimuza nibibaruhije nibibaremereye mbibikorerere. We nta kimuvuna. Kuki mbega tugomba kwikorera ibituruhije byose kandi twemera kubyikorera, akaduha uburuhukiro budashira, akaduha amahoro? Muri make nitwe twibuza amahoro. Kuko iyo umuntu akubwiye ati ngwino ndaguha amahoro, ngwino ibyo ukeneye byose ndabifite, kandi niba mbifite ubisabe nawe urabihabwa, nta kiguzi dukeneye, nta mafaranga tugomba gutanga. Muri make nitwe twikora. Icyo dukwiriye ni ukwizera ko Imana ishoboye, tukizera ko igihe cyayo nikigera ibyo turimo turacamo byose bizashyira bikavaho. Nta mpamvu tugomba kurira, ahubwo twakagombye gutwenga tukereka ko Satani ibyo arimo araducishamo byose hari umurusha imbaraga, umwe wamutsinze ku musaraba i Golgotha. Nibi byose turimo turacamo nabyo bizavaho, bishire, tubyibagirwe, twibagirwe n'imiruho yose twanyuzemo. Nagira ngo mbasabe dukomere mu bibazo byose ducamo. Waba urwaye wumve ko Imana ikiza, waba ukennye Imana ifite ubushobozi bwo kugukura muri ubwo bukene, muri ubwo bushomeri, muri ubwo busiribateri waba uri muracamo. Ibyo uri muracamo byose Imana izabigukuramo. Wihangayika, wigira ikibazo, Imana yawe yonyine niyo izabigukorera. Ntiwuhangayike, ntugire ubwoba, kuko Imana yawe muri kumwe, izagutabara, izagukura mu bintu byose waba uri muracamo. Ayo marira ntugire ngo Imana ntiyabona, irayabona. Ntugire ngo Imana ntiyumva amasengesho yawe, irayumva. Igihe cyayo nikigera, nuko igihe cyayo cyo gutabara kitaragera, ariko nikigera nubwo bubabare wari ufite ubu ngubu ntuzongera kubwibuka ukundi. Ubwo bukene ufite ubu ngubu ntuzongera kubwibuka ukundi. Imana iradukunda twese, idufitiye umugambi mwiza. Nuko twe duha umwanya Satani, ugasanga turahangayitse, kandi Imana ifite ubushobozi bwo kutwikorera imitwaro n'ibituruhije. So dukomerere ku Mwami, tumufate nk'aho ari bwo buzima bwacu, kandi koko ubuzima bwacu budepanda kuri we. Umwuka duhumeka udepanda kuri we. Mbega irinda ibisiga n'ibiti byose byo mu ishyamba, ni gute yakwibagirwa umwana wayo? Ni gute yakwibagirwa umuntu yaremye ikamuha umwuka wayo? Tujye twicara hasi twibuke uko Imana yaremye umuntu, yamuhumekeyemo. Muri make dufite umwuka w'Imana muri twe. Niba dufite umwuka w'Imana rero, niki kindi itaduha? Mbega yapfuye ku musaraba izira ibyaha byacu, niki kindi itaduha? Sawa rero, ngiyo video nari mfite uyu munsi. Umwami abagirire neza, abagenderere kandi abakomeze. Yari Christine Nyirahimana. Bye guys.